Bitekerezeho muri ubu buryo. Umuganga ubaga mu bwonko ashobora kuba afite imakasi. Iyo makasi ashobora kuyikoresha arokora ubuzima bw'umuntu. Ariko iyo makasi iramutse igiye mu biganza bibi ishobora gukoreshwa n'umuntu ari kuvutsa undi ubuzima. Murakaza neza kuri Thinking Sport Rwanda. Jye muri kumwe nitwa Kwizera Dilave. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu. Tugiye kureba ese ni iki wita ubuhanga, ni iki wita ubwenge. Ariko mbere yuko dutangira video reka mbere ku muntu turi kumwe uyu munsi. Uyu munsi turi kumwe na Sumeri niyo nizeye cyangwa Zuma. Urangere ikintu cyangwa kubaza dira, ngiye ndibaza ni gute wenda wari wabona nk'umunyeshuri mu ishuri ugasanga ni umuhanga pe, ariko ugasanga imyanzuro afashe abantu ukabona nyine ni mibi cyane ugereje n'ubuhanga yari afite, ugasanga nyine yishuye mu bwenge kandi uzi ngo ni umuhanga, cyangwa ukabona nk'umuyobozi wenda warugize ku bintu runaka nyine ubona ko ari umuntu ukaze mu haba mu karere cyangwa mu mashuri, ariko ugasanga afata imyanzuro nyine idahwitse pe, cyangwa ukabona ni nk'umuntu mu businessman ugasanga yari umukire, ariko nyine ukabona abuze ibintu byose bitewe no kuzana ibintu byo navuga wenda nko kunyereza imitungo y'iki ya leta cyangwa nyine ibintu by'urunyanga, harimo ibintu by'ibiforode nyine ugasanga ni umuntu ubahaga ariko ugasanga akoze ibintu bidahwitse. Cyangwa nani bucyari umeze ugasanga nyine mu ishuri wenda wafashe imyanzuro nyine wari uzi ingaruka zayo, ariko nyine ni wite ku bantu nyine bagukikije inshuti zawe, ugasanga ufashe imyanzuro nyine idahwitse nyine mu bantu nyine kandi bari kwizera. Reka ngusobanurire impamvu ibyo ngibyo bishobora kubaho. Bishobora no kuba ku muntu uwo ari we wese rwose. Abantu batekereza ko ubuhanga n'ubwenge ari ibintu bimwe. Bagatekereza yuko niba umuntu ari umuhanga icyo gihe agomba gufata imyanzuro ihwitse rwose. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Hari igihe ushobora kuba uri umuhanga, ndetse no mu mateka y'isi iyo tugiyemo dusanga abantu bari abahanga cyane, ariko ugasanga imyanzuro bafashe nawe ubwawe ntushobora no kubitekerezaho uburyo bafashe iyo myanzuro, ugasanga iyo myanzuro ntabwo yari ihwitse pe. Nyine ngenda cyangwa nsobanure ubwe nk'ukuntu umuntu w'umunyabwenge ndurugero nka Isaac Newton, tumuzi tumuzi twese ahangaha, umuntu yafata umwanzuro ku buryo ngiye nkumva noneho nkumva naye nuruca abana sinawushyiraho nyine sinavuga ikintu yavuze nyine nk'umwanzuro yafashe ku kintu runaka. Zuma rero reka ngusobanurire impamvu ibyo ngibyo wari uri kuvuga bishobora kubaho. Ugasanga nk'uwo muhanga wari uri kuvuga nka Isaac Newton yafashe umwanzuro nyine udahwitse, ukumva nawe yuza kuba uri we rwose nubwo utari umuhanga ku rwego rwe, uwo mwanzuro rwose wari kuba usa nk'aho uri ubucucu kuri wowe. Ibyo ngibyo birashoboka cyane. Ugomba kubanza ugasobanukirwa ikintu bita ubuhanga n'ubwenge. Ibyo bintu ni ibintu bitandukanye cyane. Ese ubuhanga ni iki? Ubuhanga ni ubushobozi bwo kwakira ukanashyira mu bikorwa ubumenyi uba warize nyine, ushaka kubwigira mu ishuri, ushaka kubwigira n'ahandi hantu. Ariko ubwenge ubwo twita wisdom mu cyongereza, ubwenge ni ubushobozi noneho bwo gufata bwa bumenyi ukabukoresha mu buryo bukwiye. Reka dufate urugero rwo mu buzima busanzwe. Tuvuge wenda uri umunyabusiness, noneho hari uburyo ushobora gukoreramo amafaranga mu gihe runaka. Wenda tuvuge hari uburyo uri gukorera amafaranga, ariko ubwo buryo biraza kugusaba yuko uri buze kwica nk'umuntu. Ubuhanga icyo bugufasha muri icyo gihe ni iki? Ubuhanga bugufasha kumenya uburyo wakoreramo ayo mafaranga. Ariko noneho ubwenge aho buzira wita bukubwira buti ese ubwo buryo ugiye gukoresha ukoreramo ayo mafaranga burakwiye? Ubwenge bw'icyo bugufasha ni ukuvuga uti ese iyi nzira ngiye kunyuramo mu gihe ndi gukemura iki kibazo runaka, iyi nzira irakwiye koko cyangwa nakoresha iyindi nzira itari iyi ngiyi? Dufate urugero uri kugirana impaka n'umuntu runaka, ariko izo mpaka uramutse ufite ubuhanga ushobora kuzitsinda kubera ko uba warabisomyeho amakuru menshi, ubifiteho amakuru menshi, nyine uba uri umuhanga kuri ibyo bintu, ukaba wamutsinda muri izo mpaka. Ariko iyo ufite ubwenge burakubaza buti ese ubundi izo mpaka zakagombye kuba zanabayeho? Izi mpaka twagombye kuba twanazigiyemo? Bitekerezeho muri ubu buryo. Umuganga ubaga mu bwonko ashobora kuba afite imakasi. Iyo makasi ashobora kuyikoresha arokora ubuzima bw'umuntu. Ariko iyo makasi iramutse igiye mu biganza bibi ishobora gukoreshwa n'umuntu ari kuvutsa undi ubuzima. Ibi bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko ubumenyi ari igikoresho. Ushobora kugikoresha mu buryo bwa nyabwo, ushobora no kugikoresha ufata imyanzuro idahwitse. Biterwa n'umuntu uri kugikoresha uwo ari we. Mu gihe wahisemo kugikoresha mu buryo bwa nyabwo hazavamo ibintu byiza. Mu gihe wahisemo no gukoresha ubwo bumenyi bwawe mu buryo butari ubwa nyabwo, ubwo nyine ntabwo bizabasha kuba byagenda neza. Niyo mpamvu rero ndi kuvuga nti
ubumenyi ni igikoresho. Niyo mpamvu ushobora gusanga nk'abo bahanga bari uri kuvuga ngo ba Isaac Newton, gusanga n'abandi bahanga benshi bagiye babaho ku isi bagiye bafata imyanzuro ukavuga uti nawe wapi nyine aramutse ari njyewe uyu mwanzuro ntabwo nagombye kuba narawufashe. Bari bafite ubuhanga, bari bafite n'ubumenyi ariko babukoresheje mu buryo butari ubwanyabwo. Ndakeka ubu ngubu uri kubasha gusobanukirwa icyo wari wambajije. Ubu ngubu najya nabyumva, ariko ubwo nk'umuntu uri kureba ino video ukoresheje ubumenyi bwawe uri n'umuhanga, wakongeye kuri gukora kuri subscribe, ugakora kuri share, nako ukazogera ukajya umenya amakuru yose aca kuri no channel. Niba wamaze gukora share ugakora subscribe kuri no channel, reka tuzabane muri part 2 y'iyi video. Murakoze cyane.